ntakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye. Haleluya bene data. Amen. Mubare muzamura ibiganza bibiri ndababwira impamvu mbasabye. Haleluya. Muri 2021 izi saha nari ndi kwa Nyirinkwaya. Imana yari imaze gutangaza ikintu gikomeye, igitangariza itorero, isi n'umuryango. Yari ivuze ko bishoboka ko itanga urubyaro. Haleluya! Amen. Uyu mubiri wanjye numara kubora Zareba Imana yanjye. Today yashingiwe. Muramuzi? Muramuzi? Murabyibutse se? Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2022. Murumva ha nakantu mwumvamo? Tugiye gushimira Imana. Amen. Tugiye gushimira Imana yongere yumve ukuntu itorero ryishima. ntakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye. Uyu mubiri wanjye numara kubora Zareba Imana yanjye. mfite undi mubiri Ziyuko ntakibasha kurogoya imigambi yawe Mana urakomeye. kandi Uyu mubiri wanjye numara kubora Zareba Imana yanjye. mfite undi mubiri Naho nanyura mu bikomeye imigambi yawe yasora. Naho jiririmbira kandi wowe. Oh, nziyuko ntakibasha kurogoya imigambi yawe Oh, Mana, Mana urakomeye. Oh, kandi Uyu mubiri wanjye numara kubora Zareba Imana yanjye. mfite undi mubiri Oh, nziyuko ntakibasha kurogoya imigambi yawe Oh, Mana, Mana urakomeye. Oh, kandi Uyu mubiri wanjye numara kubora Zareba Imana. mfite undi mubiri Hallelujah. Naona uranica mugongo, mutima wanje uzacogora. Wasezeranije kutazasiga, utazigera unyibagirwa. Naona uranica mugongo, mutima wanje uzacogora. Wasezeranije kutazasiga, uzahora hafi yanjye. Oh, ziyuka. ntakibasha kurogoya imigambi yawe Mana, Mana, Mana.
sinzatinya ikibi kandi nimara kwambuka yorodani nzakurebesha amaso yanjye nanyura mu gikombe sinzatinya ikibi kandi nimara no kwambuka nzakurebesha amaso yanjye ntakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye uyu mubiri wanjye numara kumbora utundi mubiri ntakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye uyu mubiri wanjye numara kumbora utundi mubiri ntakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye uyu mubiri wanjye numara kumbora zareba imana yanjye utundi mubiri ntakibasha kurogoya imigambi yawe komeye kandi yego haleluya haleluya ijambo ry'Imana riravuga ngo mumaranishanye imibabaro kubwirana ayo magambo umwami Imana azaza ntazatinda kandi abafite ibyo byiringiro biboneze nk'uko uwo nguwo wagize gute nimukavuge cyane biboneze nk'uko wagize gute noneho tubikure ku bandi tubyiyegereze twiboneze nk'uko wagize gute uve hano uboneye abahindura ibyaremwe bishya pe yarabogeje abahindura ibyaremwe bishya pe hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be ubatuza ukwabo bagatandukana n'andi mahanga ubatuza ukwabo bagahabwa amabwiriza ubatuza ukwabo bagatandukana n'andi mahanga ubatuza ukwabo bagahabwa amabwiriza hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be ubatuza ukwabo bagatandukana n'andi mahanga ubatuza ukwabo bagahabwa amabwiriza ubatuza ukwabo bagatandukana n'andi mahanga ubatuza ukwabo bagahabwa amabwiriza hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be ubatuza ukwabo bagatandukana n'andi mahanga ubatuza ukwabo bagahabwa amabwiriza ubatuza ukwabo bagatandukana n'andi mahanga ubatuza ukwabo bagahabwa amabwiriza hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be hari umwihariko Yesu agirana
ukwabo bagatandukana n'andi mahanga bagahabwa amabwiriza n'ijuru. Hari umwihariko Yesu agirana n'abantu be, abasanga umwihariko wabo bagatandukana n'andi mahanga bagahabwa amabwiriza. Ubatuza ukwabo bagatandukana n'andi mahanga, ubatuza ukwabo bagahabwa amabwiriza. abo bagenda ukwabo bagakora ukwabo no mu gihe cy'amakuba ubasanga ni humure, bafitanye umubano udasanzwe na Yesu, bafitanye umubano kandi bafitanye ibanga. Abo bagenda ukwabo bagakora ukwabo no mu gihe cy'amakuba ubasanga ni humure, bafitanye umubano udasanzwe na Yesu, bafitanye umwihariko kandi bafitanye abo bagenda ukwabo bagakora ukwabo no mu gihe cy'amakuba baba buzuye ihumure, bafitanye umubano udasanzwe na Yesu, bafitanye umubano kandi bafitanye ibanga. Uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka abagose amanywa n'ijoro. bazabamira amahema z'ababasha, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. Uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be amanywa n'ijoro. bazabamira amahema kubateraniza ababasha, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. Uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be amanywa n'ijoro. bazabamira amahema kubateraniza ababasha, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. Ndaririmba uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be amanywa n'ijoro. bazabamira amahema kubateraniza ababasha, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. Bajyana ukwabo bagakora ukwabo, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. bibwira ukwabo batekereza ukwabo, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. ntiwabasanga mu basambanyi, nta nubwo wabasanga mu bajura, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. bene abo bahawe amabwiriza bakurikiza, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. bahawe umurongo w'urugendo, ntibagenda mu kajagari hoya, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. bumva ijwi ry'umwungeri, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. yabateye nk'ibiti byiza kandi bari imbuto nzima, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. yabaciye nk'imanzi mu biganza, abo n'imanzi mu biganza, bafitanye umwihariko n'umwami wabo. nawe ingabo z'abambira amahema, nawe ingabo z'abambira amahema, abo ngabo umwihariko n'umwami
ariko n'umwami wabo. Haleluya. Haleluya bene data. Amen. Mubare muzamura ibiganza bibiri. Ndababwira impamvu mbasabye. Haleluya. Muri 2021 izi saha nari ndi kwa Nyirinkwaya. Imana yari imaze gutangaza ikintu gikomeye, igitangariza itorero, isi n'umuryango. Yari ivuze ko bishoboka ko itanga urubyaro. Haleluya! Amen. Mfite amahirwe menshi ko bibaye ndi mu rusengero, ntago nabura kubasaba bikuye ku mutima ngo munshimire Imana itanga urubyaro. Ntago tubikora mu buryo busanzwe. Impamvu tutabikora mu buryo busanzwe nuko bidasanzwe. Biragoye ko wabyumva wowe, ariko urutegereza arabyumva. So mumfashe kubyumvana n'urutegereje nonaha, muhaguruke mwese. Tugiye gushimira Imana. Amen. Tugiye gushimira Imana yongere yumve ukuntu itorero ryishima iyo umuntu umwe wabitegereje abibonye. Kuko mbizi neza ko abitorero ikintu cyose bakoze gikomeye, ni ikintu gikomeye maso y'Imana. Mugiye kumfasha rero gushimira Imana, maze Imana ubwo ngiye kuyifasha ibyumva uburyo nshaka kwibyumva, hanyuma nayize kwiyongerera uko ibishaka. Ukuntu tugiye kubikora byongere gutuma itekereza abandi bantu benshi babitegereje. Maze kubyara nasabye muri umuna wanjye telefone yanjye ngo actually yaravuze ngo wagira ngo wapfuye, ngo stati zose z'abantu nyine ziriho wowe. Maze umutima wanjye ndavuga nti mwami wanjye, itorero, imiryango wabibonye uburyo ishimishwa n'icyo ukoze. Nago mbiraririyeho, nicyo nabwiye Imana. Wabibonye uburyo ikintu ukoze gikora ku mitima y'itorero. Ntago napfuye ndi muzima. Reba uburyo abantu byabatangaje, n'abatakuzi so tugiye gushimira Imana, maze ibyenterprete muri ryajwi nayibwiye harava mu kinya. Mwami, ibi tugiye gukora wabibonye uburyo itorero ryishimira ikintu wikoreye wowe ubwawe. So, abagabo muri aha murakoma amashyi kandi menshi pe. Ababyeyi muri aha muvuze impundu ntizicike. Hanyuma umwami utanga urubyaro yongere yibuke uburyo biryoha, uburyo itorero rinezezwa no kubona igisubizo cy'amasengesho yaryo. Haleluya! Mani bahumugisha mu izina rya Yesu. Mani bahumugisha mu izina rya Yesu. Mani bahumugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Niba ubyumva ku mutima wawe ukumva n'ituro ry'ishimwe waritanga, hari nomo uritange mu nzu y'Imana. Ubwite Mana, nibutse ko uyu munsi wabigiriye neme. You can do it again. Ushobora kongera kubikora. Ntago abari bugarukiraho. You are able. Urashoboye. You can do it again. Hallelujah. Indirimbo nari butere buriya ntirangiye. Nge ndumva irangiye. Reka turimbe igitero cyayo kimwe gusa
ko ndumva umwanya wari uwo pe. Amen. Imana muwana twiri
abantu batarondora ifite ububasha butagereranywa n'icyari cyo cyose ikora ibikomeye abantu batasobanura ifite ububasha butagereranywa n'icyari cyo cyose cyose uhoraho arakomeye cyane uhoraho arakomeye asumba byose imfatiro z'isi zashinzwe nawe uhoraho arakomeye cyane uhoraho arakomeye asumba byose imfatiro z'isi zashinzwe nawe imibande n'imisozi yabumbwe nawe Imana twiringira irakomeye imibande n'imisozi yabumbwe nawe Imana twiringira irakomeye cyane irakomeye Imana niyo nyiribihe nigenga ibihe irakomeye Imana niyo nyiribihe mbega Imana we itambikisha umuseke mu gihe cyayo niyo buturo bw'umucyo ibicu nabyo byumva ijwi ryayo itambikisha umuseke mu gihe cyayo niyo buturo bw'umucyo ibicu nabyo byumva ijwi ryayo itambikisha umuseke mu gihe cyayo niyo buturo bw'umucyo ibicu nabyo byumva ijwi ryayo kuko niyo Mana yacu ubwoko bwayo umukumbi yiragira kuko niyo Mana yacu turi ubwoko bwayo umukumbi yiragira Imana twiringira irakomeye iri hejuru y'amajuru y'Imana irakomeye Imana niyo nyiribihe erega irihagije irakomeye Imana niyo nyiribihe mbega Imana we mbega Imana irinda erega igibana natwe ku manywa na nijoro turayibona ntiyidusiga ni Imana itagidutererana erega Mana warakoze uri gitangaza Mana we wahaye urutara abatari barufite abatari bafite amazu warabubakiye washingiye imfubyi uri Mana mbega Imana irakomeye cyane irakomeye Imana niyo nyiribihe irakomeye Imana niyo nyiribihe mbega Imana we Hallelujah. 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 Hallelujah.
haleluya amen. ndabahobeye mwese mwari mwumva mwabitekerezaga ko nabasha guhagarara mbega Imana mwambariye nanjye mukayihereza icyubahiro. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Uzi kwiriba muheruka guhagarara hano ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 today yashingiwe. Muramuzi? Muramuzi? Murabyibutse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2022. Murumva ha nakantu mwumvamo buretse reka nkubaze arya narizi wawe inshuti zishije ubukwe bungahe urabwibuka? Napfushije ubukwe burenga 4 mbutegura ubwa nyuma buranyemeza nderekanwa bafata irembo dufata itariki bupfa mu kwa 7 bwari mu kwa 8 ariko Imana iramwakura ku musozi wa Gahogo imuhanga inshingira umugabo mwiza Maniragaba Pascal ahuri wubahwe Imana iguha umugisha warakoze kunkura imuhanga unkura w'icyo gitutsi unkura w'izina ribi Imana iguha umugisha ndawugusabiye mugabo mwiza Imana iguha umugisha bakobwa batarantitse nimwihebe Imana idufite abagabo iyamumpaye ntabwo izababurira hano mbega Imana we mbega Imana we murakoze waratuzamuye utukura mu Egiputa uraturokora utuvana mu buretwa waratuzamuye utukura mu Egiputa uraturokora nabyibuka Mana utuzamura udukura mu Egiputa uraturokora ibimenyetso 10 birangije kuvana wabyumve maze araturekura ugendana natwe mu butayu ugendana natwe uratwambutsa ugendana natwe utubera Imana ugendana natwe uduha amazi ugendana natwe uduha amanu ugendana natwe uturindira mu butayu ugendana natwe ayimyenda niyo dusazira ugendana natwe wagendanye natwe tunabibona ijoro tubera inkingi y'umuriro kumanywa kandi inyuma yacu wagendanye natwe wakijije mwami we wakijije Mana wakijije ubugingo burebye ubwari bushobewe urabuhumuriza ubwari bufite agahinda warabukamaze ubwari bufite agahinda warabukamaze wakijije ubugingo burebye ubwari bushobewe urabuhumuriza ubwari bufite agahinda warabukamaze ubwari bufite agahinda Uruwiteka uri hejuru ya byose Imana iriwe Uruwiteka uri hejuru ya byose Imana iriwe hashimwe umwami wacu noneho ntabwo batugifite
dukomeje imbere mana kuko tubanjirije uri buryo bwacu mana we ntituzanyeganyezwa uri mu ruhande rwacu mana nta mubisha ntabwo batugifite dukomeje imbere mana kuko tubanjirije uri buryo bwacu mana we ntituzanyeganyezwa uri mu ruhande rwacu mana nta mubisha uri hejuru ya byose imana iriho Jehova Shama Uruwiteka uri hejuru ya byose imana iriho Jehova Shama Uruwiteka uri hejuru ya byose imana iriho Jehova Shama Uikosi ukapesu kwa kokoke ukulukulu wapila yu Jehova Ushama Uikosi ukapesu kwa kokoke ukulukulu wapila yu Jehova Ushama Uruwiteka Uyejuru ya jese Imaniri wa Jehova Shama Uruwiteka Uyejuru ya jese Imaniri wa Jehova Shama 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 Jehovah Shammah, Jehovah, 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 Jehovah Shammah. Jehova Shama urupfu rwa Kristo yanyuze n'Imana n'ababariwe ibyaha byanjye byose umutima wanjye wuzuye indirimbo nakomoye ku musaraba urupfu rwa Kristo
kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko kubw'ubuntu bw'Imana busaga twigijwe mu rugo rwayo. Amaraso ya Yesu Kristo yabaye igihamya cy'isezerano rishya ry'ubugingo. Umwizera wese aratsindishirizwa kandi abarwaho gukiranuka. Kubw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya, twarabo kurimbuka n'ukuri, nyamara kubw'ubuntu bw'Imana busaga twigijwe mu rugo rwayo. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, yabaye igihamya cy'isezerano ry'ubugingo. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, yadukijije uburetwa bw'amategeko n'imihango y'idini. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, muri ayo maraso twawubasha bwo kuba abana b'Imana. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, yabaye igihamya cy'isezerano ry'ubugingo. Hashimwe, hashimwe, hashimwe yatanze Kristo wacunguye. hashimwe, hashimwe yatanze Kristo. Haleluya, haleluya. Mana nishimwe, Mana nishimwe. Yaratwironyeye Mubise mu bise by'amaraso, yaviriye yapfiriye ku musaraba. Yaratwironyeye mu bise by'amaraso, yaviriye yapfiriye ku musaraba. dutewe muri we Tewe muri we nawadukuramo, kandi turamaragwa ubugingo. Haleluya. turabaragwa ubugingo. Dutewe muri we Tewe muri we nawadukuramo. Urakomeye, urakwiriye, wicaye ku ntebe y'icyubahiro, mwami Mana. Abami n'abatware nibakubahe, urahambaye. ni wowe waremye ijuru n'isi, Ibirimo byose uhanika ikirere, nta nkingi wifashishije namwe urema urema